none se ufite abana nanjye yego mvuga ko nkoze gutyo kuko ntakiri wa mwana utega ngo wenda nashyize umwanda hano bagiye kuwuhankurira ababyeyi naho ubundi gukuraho marije kwigira imbere gatoya ariko uyu gogo akaba yitabye Imana ari mu gihugu cya Uganda mu ivugabutumwa, ariko kugeza ubu ngubu uyu gogo ntabwo yari yakabyaraho, ariko yari amaze kwikururira imitima y'imbaga nyamwinshi hano mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu binyuze mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Reka twumve amwe mu magambo gogo yaba yasize avuze abwiye abantu bamukurikiraga. Kugeza ubu ngubu umuntu bita gogo ari Gloriose yamaze kwitaba Imana. n'Imana yonyine njya mberageza bimwe hakaba hari ubwo dufatana. none se nta musheri ugira? umusheri reka mba nibereye aho ngaho nta musheri ufite? mba nibereye aho ngaho. buriya rero akagufasha kitwa turi kumwe na Ubu kugeza ubu yamaze kwitaba Imana, aho yari yaragiye gutarama ari mu gihugu cya Uganda. Kugeza ubu ngubu icyishe umuntu bita gogo ni uko mu busanzwe asanzwe agwara umutima ndetse akagwara n'igicuri, bivuze ngo kubera ari mu gitaramo ubwo bishobora kuba yakoresheje umubiri cyane bikarenga akaza kwikubita hasi. Kugeza ubu ngubu akaba ameze kwitaba Imana. Umuntu bita gogo ngira ngo mwumve amagambo amwe yaramugize cyangwa se yaramuranze, yarameze kumugira uwo ari we. ko twagira ibyiza bitugeraho Nyagasani Data wa twese, iteka abashaka ibirego Nyagasani n'ubundi yakugezaho Nyagasani ngo bidutanye nawe Mana yeresha ucumba byose. Turakwinginze Nyagasani Mana, izi saha aka kanya Nyagasani aba ari wowe ukomeza kutubera umurinzi Mana, utugotesha ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe. Ezi imitima yacu n'ubugingo bwacu Nyagasani Mana Data wa twese, uduhindura icyaremwe gishya imbere yawe, murengeze mwiza ngwino ubane natwe Mana, turwanirire Nyagasani, ntacyo twakishoborera ku bwacu Nyagasani Mana, ariko waravuze Mana Data wa twese ngo ntuzaduhana. Ngwino ubane natwe rero wigaragaze Nyagasani kuri Imana nyamana. Mana ntujya wihishira, ntujya wiyoberana Nyagasani Data wa twese, uri Imana ikora ku mugaragarizo mariva Data wa twese, ibintu bikagenda neza Nyagasani Mana. Komeza wihesha icyubahiro, wavuze ko nta wundi uzajya ntawe muzagisangira Mana. Ibyishyira hejuru byose bitsindwe mu izina ryawe Yesu Data wa twese, urwane n'ibiturwanya, uhigane n'ibiduhiga, byose bitsindwe mu izina ryawe Yesu. Inama z'ikuzimu zose ndazamaganye zitsindwe mu izina ryawe rikomeye Yesu Data wa twese. Uturengere Nyagasani Mana, wera Mana Data wa twese, tuba turwana na byinshi Mana bitambaye uno mubiri Nyagasani Data wa twese, ariko uri umuhigo ukavumbura Mana, uri Imana ihishura ibihishwe ugasobanura ibidasobanutse, nta cyakunanira Nyagasani Mana. Ucisha bugufi ibyishyira hejuru bikakumvira Mana, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Tegeka uganze Nyagasani Mana, izi saha Nyagasani Data wa twese, aba ari wowe ukomeza kwamamara Nyagasani mu byiza byawe Nyagasani Mana, bigumye biguhesha icyubahiro Nyagasani Mana. Turatuje n'utuzi, turacecetse ntuceceke Mana, ubikorere kwiyubahisha hagati mu izina ry'umwana wawe ukunze ari we Yesu Kristo Mwami kandi umukiza wacu. Amina. Reka dukomeze n'ikintu cyishe uyu muntu bitaga gogo, imva n'imvano y'urupfu rwe. Indwara y'igicuri yatangiye rero ngo atitira nk'uko byari bisanzwe bimubaho, ariko ngo bigahita birangira, ariko noneho ngo biraza biba grave cyane. Mbega inkuru y'incamugongo, mbega inkuru mbuze aho mpera nyibara, mbega inkuru itunguranye, mbega urupfu rutunguranye. Yo naruhukire mu mahoro umuntu w'Imana wayikoreye, umuntu w'Imana watangazaga abamubona, umuntu w'Imana wakoreraga Imana atiganda. Ubu ni ukuvuga ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 9 muri
uyu mwaka w'ibihumbi 2025 bivuze ko atabarutse afite imyaka 39 y'amavuko, 36 y'amavuko. Urupfu rwe rero rwatewe n'iki, rwagenze gute, rwaje gute? Nk'uko amakuru dukura mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala aho yaguye, bamwe mu bari kumwe nawe barimo BKM Uwayesu, uri umwe mu ba manager bareberaga inyungu z'uyu mukobwa, yatubwiye yuko Hosanna limango, hallelujah. Hosanna, hallelujah. Hosanna maombi, hallelujah. Ijambo ry'ubutare